Gaba basaza bavuga ngo nudutekawe. Bo niyo banuriye indege bakatugira. Bo nizatekawe. Kirya gihe buriya rero aba yagiye kwimara umunaniro arimo ari umunaniro mu rugo yawe umarayo. None niba ufite umugore wakunaniye gutesera kunaniye gute kandi ari mama w'abana. Apita agafaranga afite ikofi akakubwira ati Nadeja ndakuremera koko wamusubizayo ako nagende wiyoberanyira imbere y'abantu jewe se ntabwo ndi kwiyobera ikigaragara sherewe n'aratereve ikigaragara uyu munsi wa none ukeneye amafaranga ukeneye imodoka ukeneye kuba mu nzu nziza ugahura n'umugabo ukuremera wamureka koko oya tugezanye kuri maso biragaka tugushimira dahima kudukurikirana umunsi kundi uyu munsi uri kumwe na Samu Imana nko uyu munsi wana dusanzwe tubabwira ni kuri Iwawe TV turi kumwe n'umukobwa mwiza umukobwa w'icyota benshi muri kububona uyu munsi ubonye kuri kamera y'abantu kabisa ewana nuko dushaka ukatwandikira WhatsApp kuri 0783999785 tukamukugeza ibintu bikaryoha cyane uyu munsi reka tubwire abantu badukurikiranye utarakora subscribe kugira ngo ugikore ibintu biryohe ubundi byiza bikugereho umunsi ku wundi mu kiganiro kuduha comment inyunganizi inama inkuru hirya no hino uduhamagaye turakugeraho ku gihe tukaza gufata inkuru kandi nicyo tubereyeho kugira ngo uyu munsi wa none tubagezeho ibyiza rero uyu munsi wa none rero reka tuze kwakira uyu mukobwa atangira twibwira yibwira abanyarwanda tubwira aba diaspora bari hakurya ibwota amasindi tubabwire ngo namwe tubaye ikaze mu kiganiro kugira ngo ibintu bize kuryoha mwiriwe neza tangira ibyo abantu mwiriwe neza cyane bongera volume hanyuma wibwira abantu batakurikiranye kuri kamera isi yose muri kuganira mu kiganiro ego amazina yanjye ni Shimwase Nadeje ndi umukinnyi w'amafilme n'umukomedi Ishimwe Nadeja niyo babyeyi niyo amazina ababyeyi bose bakuze ego niyo mazina y'ababyeyi Nadeja byaturutse he mama nyine bajya bavuga ngo Nadeja ngo ni icyizere cy'akazi nicyo gisobanuro cyaryo ko mama ni umuntu ukunda gukora cyane akunda imirimo rero yavuze ati reka igikorwa cyanjye nkite Nadeja uyu munsi nawe urebye gukora cyangwa se gukunda umurimo n'igihugu cyacu cyarwa ngo ukunda umurimo uyu munsi none nawe ukunda akazi kandi kigaragara yuko ukomeza arashaka ko gukora atabishobora akazi ko ndagakunda cyane nkunda gukora ariko ndi umunebwe ariko nkunda gukora ibyo bintu yo bango uri umunebwe ukunda no gukora ibyo ntiwabivanga koko ari ukuntu wumva ushaka gukora ikintu ariko akaba ari nambara gufite zo kugikora ukumva nyine ikintu urashaka kugikora pe ariko nta gatege ufite ko kugikora Nadeja uyu munsi wa none uri umukobwa uri umubyeyi uyu munsi wa none nk'umuntu ukubonye kuri Iwawe TV Nadeja ni muntu ki abantu benshi bahise batungurwa kuri Iwawe TV mbese Nadeja ni muvuga ngende umukobwa uri umukobwa cyari umukobwa uri single warabyemeye kuba single njyewe ntabwo ndi single ntabwo ufite umukunzi ndamufite ariko nyine subunani barakutera ntago ari byo neza uvuga ngo ntago uyu munsi urabyizera 100% yuko yagukukana ntago ndabyizera 100% nta kintu nyine yari yakora gituma yegukana umutima wanjye nyine telefone yawe uyu munsi wa none uragira ati Nadeja ndanze gukora ariko ndi n'umunebwe nkubwira ngo gukora narindi kuvuga ngo gukora ubikora kuri mama ukora kuri indeko avuze ngo nyine ngo nawe ukunda gukora bose ndibakuraho kuko bose barakora nta munebwe ubarimo uyu munsi wa none abantu benshi batabibaza ngo Nadeja afite sheri ako kantu numvaga nyine abantu benshi babakora mu rujijo kugira ngo kuri kadi yanjye 6 kare sheri ndamufite ariko 6 kane yashyizeho ntabwo byizera neza kandi ngiwe n'original uyu munsi wa none ntabwo byizera neza byizera neza nta kintu nyine yari yakora kigaragaza yuko abo mpaye nyine ikibazo bari nyine ku buryo yakegukana nta ubusa bugaragaye kuri Iwawe TV bageze undi muntu kubona agatera wahita wemera nshobora ariko yego nyine ashobora we kwita abona agashaka kuri TV ariko njyewe nta na gatoya karimo ngashaka gutera ese ko hari abasore benshi bajya bakunda guterera abakobwa amavi mu muhanda benshi barababonye ariko bikarangira abakobwa babakatira nawe ushobora kuba wakatira umusore
umukobwa afite ikibazo gikomeye. kubera ikizi kandi umukobwa wenda bitamurimo bita muri ikintu cyane umukobwa wenda abaye adakunda wa muhungu. shere wamuherukana ryari? yewe ko nyine ntabwo aba ari hafi aha ngaha cyane nk'umukobwa wa gatatu. hari bwaryamanira bazi uburyo mubyara nabivugira hano kumva arebye byarabaye nabikubwira koko ntabyo wavuga ibaze koko mana we have yahita uvuga ati yabishyize ku mugaragaro amabanga yayamennye amabanga y'urugo arimo arayamena. uyu munsi na Deja uyu munsi umuntu ukubonye wavuze ngo uri umukinnyi w'amafilime uravuga ngo abantu benshi nyine watangiye ukina filime ndetse na komedi ese n'iki kintu watangiye gukina filime ryari nicyo kintu abantu bashobora kwibaza? nta gihe kinini mbimazemo nta gihe kinini usumva ari impano yawe? impano yanjye ndanabikunda cyane nakuze mbikunda mbishaka cyane nyine kuko akenshi na kenshi nagiye mbura ubushobozi mpura na benshi banca intege ariko nyine narakomeje ndahatana kugira ngo nzagere ku cyo nifuza. uyu munsi wa none umuntu akubonye ashaka kugira ngo na Deja ni umubyeyi cyangwa se iki na Deja ufite imyaka ingahe kugira ngo ukure abantu benshi? ngewe se ndi mukuru ariko ntabwo ndi mukuru cyane. ntabwo uri ribu se ko ziba zikiga kuri uyu muvango amasomo yose warayashoje ntabwo kiri ribu? reka ntabwo njye nyiri ribu. byiza cyane uyu munsi wa none ukuye abantu mu rujijo si imyaka minini banga ari umukobwa ukivuga imyaka yiwe bakwange nta mukobwa ukivuga imyaka. dufite ababyeyi bose? ababyeyi bombi ndabafite. mu rugo wavuze arya kare mu Mutara? aya ntabwo iwacu ari mu Mutara ngewe mu rugo ni ku Ruyenzi mu karere ka Kamonyi. hano hirya iwabo w'abakire mani. hano iwabo w'abakire biragaragara ko nta mwana w'umukene uhavuka hariya. uranakubiye. none se uyu munsi wa none nk'umusitari cyangwa se nk'umukobwa uri gukina filime ni iyihe mbogamizi uhura nayo mu gihe urugendo kugira ngo talenti yabashe kuzamuka? imbogamizi zo ziba zihari nyinshi cyane nta nubwo wazivamo kuko hari igihe baguza n'umuntu ukavuga ati uriya muntu azagufasha we wamwegera agatangira nyine ubwe ati kugira ngo ngufashe biragenda gukina gutya uramuha ku itoso biramwihera ku bintu kandi ugasanga katabimaraho ubundi ubwo ntiwamara. yaba hari abarimo arakwangiza hari n'igihe rero wanabimuhereza nagira ikintu agufasha. bivuga ngo umuntu ashobora kwaka ruswa y'igitsina kugira ngo akuzamure muri sinema? nyine benshi cyane ubwo iryo ntabwo ryaba ari ihohoterwa? baraduhohotera nyine ko bigaragara yuko hano hanze se n'abakobwa namwe ubwanyu mutoroshyera? bamwe na bamwe ntabwo tworoshye natwe ngo murakura ngo hano hanze ibintu byakomeye. uwasamye nyine uramukura yashinyitse urayakura. umaze nko gukura abagabo bangahe? yewe se atazaniranya n'umugabo ari uyu munsi none umuntu ashaka kukubona akibaza ngo na Deja ese na Deja nyine ewana yakubona akanagutinya agatavuga ati ese ubu we naguteye ubwoba muntu yapfa kuko isukira ubona ari umukobwa muremure abantu benshi banagutinya bakagira ngo hari wenda wanabakubita baza nk'umuntu ugira amahane? nyine hari abagira ubwoba ariko hari n'abatinyuka nyine aravuga ati reka mpfe kugenda nyine ndewe nkubite kugira ngo umusore aramuka agufatishije ubona ari iki kintu yaguha kugira ngo agufatishe? yewe cyambere ni urukundo se ruba? hari abana bagifite urukundo hanze aho ngaha. b'abahungu se cyangwa abakobwa? abahungu abakobwa. wowe se urukundo uracyarufite? urukundo urarufite? urukundo abakobwa ngo umuhungu adafite kashi nta kintu mwavugana? yego ariko nanjye udafite amafaranga nta kintu twavugana da. ubwo nyine amafaranga urumva ubwo nawe rero nta rukundo ugira nimba ushingira ku mafaranga? urukundo kuba ndugira ndarugira ariko se urukundo rudafite amafaranga ako kantu k'ifaranga ugashyiramo. none se badafite amafaranga ngo ese we yafite ntabwo wayaha umuhungu? ese guye kujyana mu rugo akazajya kugaburira iki? kandi wayaha umuhungu nawe? none se muri misi naba ni abakobwa ubona bari gukora abahungu? none se n'igihe wamukwa cyangwa niwe wawe? kandi abakobwa bari gutanga amafaranga ku bahungu? abo nyine ni abagumiwe njye ntabwo ndagumirwa. ubu se uyu munsi bibaye ngombwa yuko nka kameramani wanjye Prince urabona ko ari urusore ufite urutuza
bahuye n'ibibazo bikomeye tuganira wambwiye nyine shida nyinshi ugenda uhura nazo mu mihanda muri abo basitari bose ugenda uhura nabo hari umusitari uzi ukomeye cyangwa se uririmba cyangwa se umukinnyi wa filime waba warakubabaje mu by'urugendo nzi umukinnyi w'amafilime byagenze ute nyine uwo muntu yajyaga aza ku kazi aho nkora mwakira nk'umukiriya nyine baza kumbwira nyine binakorana no bihwana nuko nanjye ari byo nkunda ndamwegera ndamubwira arambwira ati rero kugira ngo ibintu ushaka bizagerweho zaza undebe bizavugirwa ku musego w'uburiri koko mana iryo banga ryo ku musego ati ku buriri ndana aho ngaho nahise mvuga ati subura nabwo ushobora kugerayo mwabivugira ku buriri ugasanga nta kintu agufashije ukahita gutayahuza nyine akagukatira ugasanga wamuhaye ibyawe wavunitse ariko we nta kintu agufashije none se ubundi wamuhaye ibintu ni ngombwa ngo uvunike uravunika mwana ese gukora ibintu byasaba ko uvunikara hariya aho uravunika cyane uravunika agako uheruka kubikora ryari ariko kuri kubimwe nabyo mubwije cyangwa se yaretse kumuca inyuma niyo mpamvu ufite ubwoba bwo kubivuga sheri se ntabwo waba namvuze wo kubikora ntabwo mvuze uwo mwabikoranye komite ntabwo koko mana yanjye koko ikigaragara mu kiganiro uyu munsi none ku muntu wese ukubonye ashobora kukubona nyine akagukunda uyu munsi none hageze nk'umuntu ukukunda wenda ari Burayi cyangwa se ntabwo byiri hanze ni iki kintu wamubwira njyewe se yakora ibishoboka byose nyine akangeraho kuvuga ngo uyu munsi none yaguhiga akagushakira niba uzi ukuntu bashaka urushinge rwatakaye ahantu mu butaka nawe niko yanshaka none ko uyu munsi none na benshi usanga abakobwa benshi njyewe n'ibintu ndi kubona hano hanze biteye ubwoba ugasanga abakobwa bari guteretwa n'abantu b'abaviye abasaza ariko ugasanga noneho n'abasore bari kurongora abantu b'ababyeyi bafite ingo ugasanga abantu bari gucana inyuma ameze bari kugenda bacanamo gutya ibyo bintu hano hanze nawe urabizi ariko ibyo bintu ndakeka leta imaze kubikemura ko abapeti imyaka 18 bari gushaka ese ubu uhagize umupeti w'imyaka 18 ugutereta wamwemera leta irabyemera ayanjye umupeti w'imyaka 18 ntabwo yanshaka kubera iki se kandi naba ndi umupeti se nawe ariko njye naba nanamuruta njye naba muruta ukamwirebera yazambwira ikintu kujya mukubita inkonje uranarwana naye mutera inkonje uyu munsi wa none Nadege ntabwo bikwiye yuko nyine nari nkubajije icyo kibazo ndakubaza ngo ni iyihe mpamvu aba basaza bari gutereta udukobwa tukiri duto nka twa Nadeja uyu munsi wa none nubwo mu by'ukuri bigaragara ko ukuze cyane ariko ntabwo ukuze cyane wavuze ngo uraringaniye mo hagati uyu munsi wa none ugasanga umusaza w'imyaka 50 kuko afite ya kofe muba muri kugenderaho ese uyu munsi wa none kuba waryamana n'umusaza ufite imyaka 50 cyangwa 60 kubera ko afite imodoka 2 cyangwa 3 uyu munsi wa none utabasha kumufiringa mu nzira cyangwa uremera ukabyihigamo wakora iki niki kintu kiri gutera ibyo bintu nyine akenshi na kenshi ku bagabo biterwa n'irari cyangwa se ukaba ufite umugore wakunaniye nawe utaguhaye ibyishimo uko ubishaka usanga urataha ari gutura ibibazo udafite ubushobozi ugatuma nyine nawe umuzinuka ukamwanga kenshi usanga babasaza bavuga ngo nudutekawe bo niyo banuriye indege bakatugira ngo nizatekawe kirya gihe buriya rero aba yagiye kwimara umunaniro arimo ari ntabwo umunaniro mu rugo yawe umarayo none niba ufite umugore wakunaniye gutesera kunaniye gute kandi ari mama w'abana hari abagore rero tugira iti kuntu kutabizi igitsina gore tugira iti ubwo umugabo muramutse muhuye na de wamukorera iki ufite umugore wamunaniye njyewe nanjye surabura namumara gukira igihe namugira inama agasubira mu rugo rwe nyine bakabiganira afite kofe na de afite agafaranga afite ikofi akakubwira ati Nadeja ndakuremera koko wamusubizayo ako na bintu wiyoberanyira imbere y'abantu njyewe se ntabwo ndi kwiyobera ntabwo ngiye ikigaragara sherewe n'aratereve ikigaragara uyu munsi wa none ukeneye amafaranga ukeneye imodoka ukeneye kuba mu nzu nziza ugahura n'umugabo ukuremera wamureka koko oya tubwizanye ukuri mu maso biragaragara ko utamuhera njyewe namuhereza namureka nyine akagenda
gusa ubwo ugiyeyo bakakwanduza nk'ibirwara Ese- ugasanga ya yandi yaguhaye urimo urajya kuyivuzamo n'ubundi nta kintu kizima kumariye. wabwira iki ku bakobwa benshi bakora sex cyangwa se imibonano bagakuramo indi nshuro nyinshi cyane ibyo Sha, bintu byoroha umukobwa nanone ugasanga umusore aragiye amuguye hejuru ati mbonye umukobwa na de hano hanze abahungu muduteye agahinda umukobwa ukuramo inda se buriya nawe nyine ntabwo aba ameze buriya ugasanga jean de DJ Brian yahoze avuga ati abana b'abakobwa ugasanga bagiye mu nzu ugasanga umwana yararembye ukajya ugira ngo ni ukurwara kunde kumva akuyemo inda utagira umubare ese uri nk'umubyeyi w'uyu mwana wamwakira kuko ukamugaburira buriya ababyeyi nibo bantu ba mbere bafite imitima ikomeye. Umubyeyi yarakubyaye nta kindi kintu akora nyine arakwakira akanakwitaho cyane anagukunze. Yego nyine aba afite agahinda ku mutima ntabwo yabikwereka ariko nyine ntabwo yaguterana nanone ari umubyeyi wawe. Ababyeyi cyane cyane ababyeyi b'abamama buriya bajye bubahwa cyane kuko ababyeyi b'abamama baba bafite uburibwe bwinshi baba bafite ububabare bwinshi. nk'uko wavuze ko ugenda uhura n'abagabo batandukanye ugahura n'abantu bitewe na nk'ubu wose azi ukora iki Ngewe buriya njya mu kabari ndamuseriveri. umuseriveri ko mu kabari hazamo abagabo benshi ukubaje ngo uzaruhuka ryari tuzabonana ryari ubikontorora gute kugira ngo aba bagabo ewa nawe urabizi Nyine kugira ngo wenda umukiriya umufate neza atagenda avuga ngo hari ahantu batanga serivisi mbi uragira urambwira iyo kubaje se uzaruhuka ryari niba uruka nko kimwe arambwira ati nzaruhuka kuwa gatanu kuwa gatanu se ufite gahunda yindi ayifite ntari kuwa gatanu byagera rero yaguhamagara akambwira ati sha boss nyine yampamagaye mfite akazi kenshi ukabonye abakiriya byabaye ngombwa ko nyaruhuka ubwo nushaka kumubeshya ntagaruke mu kazi tagaruka akabyihora nyine ubwo nawe ntabwo yaba yubaha akazi umuntu akoramo kawe. hari igihe bagukubita ku kibuno ukuntu uba wambaye hasi no hejuru uba bakubise ku kibuno wanyeganyega waburana twebwe ku kazi kacu ntabwo byemewe umukiriya yaje uramubwira ati ndagusereva ariko ntumubite ku kibuno kuko nta nubwo twemerewe kwiyambika nyine ngo bimwe biba ya mico bajya bavuga ngo ubundi umukobwa ukora mu kabari ngo aba yambaye ubusa. ndacyo uri kubarangira ngo Kacyiru ariko bakaba twanahavuye ahubwo wari uri kuvuga ngo nyine ngo Kacyiru ariko ntabwo wari wasobanuye neza nyine ni Kacyiru munsi y'amarembo ya Minagiri ruguru ya Sako gatoya hari akabari gahari kareba mu muhanda mu kuboko kw'ibumoso kw'iburyo uri kuzimanuka niba ngo bahageze aho wahita bahabona ni muri Hayidini bahita muri Hayidini kandi utanga serivisi nziza haba serivisi nziza haba abakobwa beza tuba turi gutwika ya reka uyu munsi wa none rero dushimira abantu bagiye bakurikiranye mu kiganiro bakabona uyu munsi ariko tuzagukoresha cyane kuri Live TV ndetse n'ahandi hose tuzashobora kugukoresha ku macani yacu ikibazo murakoze.